ijambo ry'Imana. The word of God on your mouth is God speaking. So it is God who is going to speak through you to us. We are expectant. So rero namwe mufungure imitima yanyu mube ready kwakira kubera ko as she will be ministering, it's the Lord who is going to speak through her. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Amen. Amen, 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 hallelujah. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko twongeye guterana uyu mwanya. Imana ihabwa icyubahiro. Izere ko murimo kunyumva. Ariko ntari muranyumva pe, ijwi ryo kuvuga cyane ndarifite. Imana yararimpaye. Muraza kunyumva. Ndashima Imana rero abaririmbyi baturirimbiye neza, ndavuga ni wow. Noneho umuyobozi wa gahunda agiye kubyica atavuga ngo ntago ari Faith sha. Uzi iyo ubyihorera n'uvuge ngo ntago ari Faith. Ariko ndashima Imana cyane kuba mwese mwaje mukitabira kugira ngo twumva n'ijambo ry'Imana. Nanjye hari indirimbo barimo kumfasha cyane kugira ngo agakora cyane kugira ngo turimbaneho. Nzi kuririmba nubwo ijwi ryanjye ritari ryiza, ariko nzi kuririmba aho ndabizi. Nimumve mbabwire iby'izina ryiza, izina ry'umucunguzi Yesu, n'izina riryoshye riruhura indushyi rikamara imibabaro yose, n'izina riryoshye riruhura indushyi rikamara imibabaro yose. Nimumve mbabwire iby'izina ryiza, izina ry'umucunguzi Yesu, n'izina riryoshye riruhura indushyi rikamara imibabaro yose. Amen, amen, amen. Nta rindi zina twahawe mu isi no mu ijuru, nta rindi usibye izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo ni izina rikomeye, izina risumba ayandi mazina yose. Zaburi yaryanditse aravuga ngo by that name has been exalted above all names. Nta rindi zina avuga ni izina rya Yesu Kristo. No muri Philippians Pawulo arabiyongera arabishimangira avuga ngo izina rya Yesu ngo nuko yahawe izina risumba ayandi mazina yose. Ubwo iryo zina rya Yesu amavi yose azapfukama, indimi zose zizavuga ko Yesu Kristo ari umwami. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Izina rya Yesu Kristo mba ndarikunda cyane kurivuga, kuryigishirizamo. Ni ibituzanira ibyiza nyine umunsi ku wundi. Ndashima Imana rero nanjye ko umwuka w'Imana yanjeho nanjye nkagira icyo negura kugira ngo mbabwire. Ndashima kubwa abategura bacu badufasha bakagenda baduha iyi platform kugira ngo tunatwe tuvugireho ubutumwa bwiza. Oh my goodness, ntago byoroshye no kugira iyo ubuzi ko nta hantu nyine n'ubundi ijambo ufite uzaritambukiriza mu bantu, nta bandi bantu ufite bo kubwira ijambo kugira ngo muganire, nyine uhora ufite confusion. Nta muntu ukubwira ijambo ry'Imana cyangwa ngo ugire uwo muriganira, ugire ubwira ibyo wungutse, uhorana confusion. Ariko uko tugenda dusharingana ijambo ry'Imana, ukambwira ijambo ry'Imana, ukambwira revelation wagize, tugasangira tugatyazanya, ibyo bituma nyine confusion zose zivaho mu ijambo ry'Imana, ahubwo tugakomeza kuva mu bwiza tujya mu mundi tukunguka byinshi. So I'm blessed today kuba uyu munsi hari igihe tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Imana yabwa icyubahiro. Narebye topic numva ndavuga ni mwuka byara mu topic, noneho ndahera
ni topic rwose guhinduka, ariko byanga byakunda imitekerereze igomba guhinduka kuko ariyo topic nkuru dufite, ariko imitekerereze igomba guhinduka byanga byakunda, imitekerereze igomba guhinduka. Ntabwo weho waje hano ugomba gusubirayo nk'uko waje, kuko ijambo ry'Imana nubwo Kristo akwakira ukuri ariko ntabwo agusiga ukuri uko yagusanze. No, Kristo we akwakira ukuje, ukuri, ukumeze, how that you are, it doesn't matter uko waba umeze kose, ntabwo ibyo bindi ajya byitaho, ahubwo uko wowe uri arakwakira kandi ntabwo ajya gusiga uko yagusanze. Kuko uko umuntu aza kuri Kristo ameze, hari abantu benshi batura agakiza bakaza kuri Kristo bafite n'ibindi bintu byinshi nk'ibyo twize ejo, ibyo bumvaga ngo ni za karande ngo za kera n'ibiki, ariko iyo wakiye Kristo, imbaraga Yesu Kristo iri muri wowe niyo ibasha guhindura rwose, ikagukura muri ubwo bubata ugahinduka icyaremwe gishya. Niyo mpamvu we ari uguhindura icyaremwe gishya, ntabwo ari weho wihindura kuko we nta nubwo wabibasha. Niyo mpamvu Kristo yageze muri wowe atajya gusiga uko yagusanze, ahubwo araguhindura. So kubwa Mwuka Wera rero betanu bishaka kugata abantu mutari mwuzura Mwuka Wera muramwuzura, kuko imitekerereze ntabwo ishobora guhindurwa na kamere ya muntu, ahubwo ihindurwa na spirit in you. Umwuka w'Imana uri muri wowe niwe wenyine ubasha guhindura, niwe twabonye ko ari ubasha no gutuma no kwereza imbuto ze muri twebwe. Imana yacu ahabwa icyubahiro. So terime dufite rero uyu munsi nkuko mwabibonye ni ukuzuza imitekerereze yacu ijambo ry'Imana. Imitekerereze yacu ikuzura ijambo ry'Imana, ikuzuramo ijambo ry'Imana. Intekerezo zacu, ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, tukuzura ijambo ry'Imana. Filling the mind with the word of God. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Undi guhindura imitekerereze ni ukuva mu byo watekerezaga, mu byo wibwiraga nyine ukabihinduza iyindi mitekerereze mishya, ugahinduza iyindi mitekerereze. Rero hano ho imitekerereze n'ubundi turimo kuvuga ntabwo ari uguhindura uko witwaraga ngo nawe mfite these characters ngo none ngo giye kuzicenginga. No, characters ushobora kuzihindura ukajya mu burakari bwinshi ukavuga ati ngiye burya abantu baramenyera cyane ngomba guhindura n'intakara. Ubwo na n'ubundi nyine uguhinduye imitekerereze yawe uyihinduye ariko muri negativity, ahubwo mind yawe nuko igomba igahindurwa mu ijambo ry'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Guhindura imitekerereze rero biva mu guhindura uburyo gutekereza, uburyo watekerezaga, uburyo wowe wibwiraga ibyo wibwiraga, atari no kubwaho ahubwo kubw'ubushake bw'Imana. Kubw'ubushake bw'Imana burimo bugatuma ubasha kugira gute guhindurirwa imitekerereze kubw'imbaraga z'Imana, kubw'imbaraga y'Imana iri muri wowe. Rero umwuka w'Imana niwe ukoresha ijambo ry'Imana ryo wakiriye kugira ngo rihindure imitekerereze yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo duhindura imitekerereze ntago duhindura imitekerereze kugira ngo duhinduke muri negativity, niko ndimo kubabwira, ahubwo duhinduka muri Kristo, tugahindurirwa gusa na Kristo. Terime dufite ndimo kuvuga kuzuza imitekerereze yacu ijambo ry'Imana, kuvuga ijambo ry'Imana, tukuzura ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose, kubera ko ijambo riratubwira ngo duhindurirwa gusa na Kristo. Uko ijambo riba muri twebwe tugenda turitekerezaho niko tugenda duhinduka tugira gute dusa na Kristo. Turi kwiga foundation doctrines mu Baheburayo igice cya 6, niho twize ko ngo ntabwo tugomba guhora mu bya mbere bya Kristo, ahubwo dukwiriye kwegera imbere aho dutunganyirizwa rwose. Niyo mpamvu rero tugomba ubu turimo kwegera imbere, turi kwavansa mu guhindura imitekerereze. Ijambo ryose ridahindura imitekerereze y'umuntu, ndakeka iryo jambo ntabwo ryaba ari true gospel, kuko ijambo ubutumwa bwiza buhindurira umuntu imitekerereze, kuko uryumva imitekerereze igomba irahinduka akabasha kwizera. Noneho kwizera rya jambo yumvishe rya Kristo yumvishe yakiriye rikakira kugira ngo ahinduke, noneho abashe kwizera ijambo ry'Imana, abashe kwizera, agira ukwizera kwa Yesu Kristo. Imana yahabwa icyubahiro. Mu Baroma teme, ijambo ya teme dufite riri mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2, Paulo yandikira Abaroma niko yanditse aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Paulo yabwiraga abantu ngo ntibishushanye n'abiki gihe. Abiki gihe ni bande? N'ab'iyisi.
impamvu yababwiraga, impamvu yaduhuguraga ko ari uko tutari ab'iy'isi. Twebwe ntabwo turi ab'iy'isi. Amen. Thank you so much Sister Emma. Ntabwo twebwe turi ab'iy'isi. Niyo mpamvu tugomba kugira gute, tugomba kugira imitekerereze yindi ihindutse, ngo and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Ni twebwe tugomba guhinduka imitekerereze, kuko ihinduka kuko tutari ab'isi. Ntabwo twebwe turi ab'isi. Yaratubwira ngo nitwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bameze bate? Kuko twebwe tutari ab'isi. Kuko ab'isi bo bafite imigendereze yabo, bafite imigendere yabo, bafite ukuntu bakora. Ariko twebwe kuko tutari ab'isi, niyo mpamvu tutagomba kwigira nkabo, kwigereranya nabo, kugenda mu byabo. Kuko twebwe twamenye Kristo nubwo turi muri iyi si, ariko ntabwo turi ab'isi. Muri Yohana wa mbere igice urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ku murongo wa 15. 15. First John verses 2 verses 15 to 17, 15, 16 and asoma na 17. Haravuga ngo nimugakunda iby'isi cyane, nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ni kuba kuri muri we. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntago biba biri muri we. Ab'isi ntago bakunda data kubera ko buzuye iby'isi, bizuye ibishuko by'isi gusa. Ntago byakunda rero ko bakunda, ntago rero byakunda ko bakunda data kubera ko ntago baba bamumenye. Kuko ab'isi, na Yesu aravuze ngo ab'isi ntago bamuzi, kubera ko ab'isi ntago bamumenye. Na Yesu yaraje ntibamumenya. Kubera iki? N'ab'isi bafite another mind, and there is another mind. Ariko twebwe ahangaha ngiye ndimo kubwiriza, ntabwo ndi kubwiriza ab'isi, ahubwo ndi kubwiriza noneho abavuye mu bubata bw'isi, abavuye mu bubata bw'isi bakinjira mu buruhukiro bwa Yesu Kristo. Nibo turi kuganira uyu mwanya. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Nibo turi kuvugana. Murongo wa 15 aravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose, ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kubona ku by'ubugingo, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but of the world. Ibintu byose biri muri isi, kwibona, ibyirari, ibyo abantu bararikiye muri iki gihe, ibyo abantu bararikiye, ugasanga umuntu ibyo twajyaga tubona mu minsi yacu, tukabona umuntu agaje kumva ubutumwa bwiza, nta kindi kimuzanye imbere y'Imana, ahubwo aje just kuvuga ngo nzanye ibyifuzo imbere y'Imana. Mana ndaje ngo ngirire gutya, ngiye nizeye Imana kugira ngo inkorere gutya, ngiye nizeye Kristo kugira ngo mbone gutya. Uwo nguwo mind ye ntabwo irahinduka. Ari nabyo dushaka kugira ngo mind zanu zigire gute, zihinduke rwose, zive muri iyo mitekerereze. Kuko twege twamaze kumenya fondasiyo, twamaze kubona fondasiyo. None iyo fondasiyo igomba kugira ikindi yubakiraho, icyo tugomba gukora. Fondasiyo ni Kristo wenyine. Noneho n'ibyo tugomba kubakira ni Kristo. Nanone kuhindurirwa kumenya nka Kristo no gusa nawe, tukongera tukavansa kugira ngo dukomeze twegere imbere, tumenye ibya Kristo byose. Niyo mpamvu tutagomba kubivanga n'iby'isi. Niyo mpamvu iby'isi ngo bishirana n'igihe cyabyo. Iby'isi birashira. Ku murongo wa 17 uravuga ngo kandi isi irashira no kwifuza kwayo birashira, ngo ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Iby'isi byose, ab'isi n'iby'isi byose birashira, bishirana n'iy'isi, birashira. Ariko uwizera ijambo ry'Imana, ngo ariko ukora iby'Imana ishaka we abaho iteka ryose. Ngo and the word is passing away, the rest of it, but that who does the will of God abides forever. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Yesu rero nawe yarimo kubwira abigishwa be, arababwira ngo muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 19, arababwira ngo iyo muba ab'isi baba bakunda, ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranije mu isi, nicyo gituma ab'isi babanga.
ntabwo rero ushobora gukundwa n'umuntu w'isi ngo bishoboke. Uwo mushuti umuntu w'isi uzabwira iby'ubuntu bwa Yesu Kristo, uzabwira iby'agakiza ka Yesu Kristo agahinduka, uwo nguwo muzagenda nazanakumva. Ariko abantu b'iki gihe barakubwira ati usigaye ukabya. Oh my goodness, noneho muri postinze hariya commentaire zanabo ngo ariko wahindutse Paterine, wego ngo ariko ngo usigaye ukabya, ngo ibintu byose ngo abigize iby'Imana. Jesus Christ, none se ubuzima butabaye ubwa Kristo bwa bubwande. Ukumva umuntu muri kuganira ari kukubwira ngo nyine ngo reka nkubwire ngo ngiye ngo muri isi ngo ngiye reka nkubwire ngo mu buzima busanzwe. Ubuhe buzima busanzwe? Ubuzima ni Kristo. Nimba nta Kristo uri muri buzima bwawe, nta bundi buzima busanzwe buriho. Ubuhe? Ngo yanga atari ubuzima bwo mu rusengero, ngo winzana mu byo mu rusengero. Jesus, Yesu ubwo muri make nuwo mu rusengero, nuwo muri ya nyubako tujyamo, out of church, out of that building there is no Jesus. My dear, you are wrong. There's one day I was talking to someone, ndi kuvugana n'umuntu turi kuganira, numva imitekerereze, numva ari kuvuga ibintu nyine byirari byo byarariki. Urumva abantu bisi nta kindi kintu babatekereza iby'isi, ibyirari byabo nkuko nibyo babona by'amaso. Uko amaso abonye agata kubwira ibyo abonye, gatatera commentaire y'ibintu kandi akabitera muri negativity, ukibaza muri we huzuyemo iki. Ibyo byose agenda yuzuza muri we, ni nabyo n'ubundi ababitse, nta kindi kiba kimuriho. Naga iryo jambo kugira ngo arikore mu kanwa kari kubwira ruko aba ako kanya ruko ribarije suddenly, ahubwo nuko aba ari n'ubundi aba yaribitse. N'umuntu twaturukana avuga ibintu mwumva ibintu ari kuvuga, umva nyine ni bya canary minded nyine numva. Noneho nshatse kugira ngo mpindure ikiganiro tuvuga ibya Kristo byonyine, ndamubwirana ariko ijambo ry'Imana ridusaba guhinduka tugasa na Kristo. Atavuga ngo niyo mpamvu nyine anyataka kugira ngo anyumvise, atavuga ngo niyo mpamvu nyine nanjye ndi umuntu kuko intungane bwira 17. My goodness, ntagasuye umuntu ndamubwira ari none se atambwiye ngo ubundi reka nkubwire ngo ubundi ngo ngiye nasomye Bibiliya inshuro 2 zose ndayirangiza. Ngo Bibiliya narayisomye bwa mbere isomye, ngo niba utarunanabizi ngo Bibiliya narayisomye inshuro 2 zose ndayirangiza. Ngo niyo mpamvu rero ngo mu kwerekana uko Imana yakoraga. Mana we, numva aho bwandushije noneho kuvuga, atangiye kumbwira ibintu byo muri mind ye yitekerereza. Ibyo ari kuvuga yari yaturushije umuntu ari kuvuga nyine ari kuvuga ibintu bipfuye amagara n'ubugingo biterekeranye, nkumva amatwi yanjye biri kurya amatwi yanjye, nta nubwo nshaka kubyumva. Muhinduye kugira ngo byibuze aceceke tujye byibuze mu ijambo ry'Imana. Nashaka agiye kumpakanya, ariko mpakanye turi mu ijambo ry'Imana. Abarabihuhu yambwira ko asomye Bibiliya inshuro 2 usarangira ngo nimba ntari mbizi yarayisomye, ngo kandi ngo intungane bwira 17. Naramajije nti se iryo jambo warisomye niba warasomye Bibiliya inshuro 7 inshuro 2, iyo intungane se ubwo ninde? Ngo nyine intungane zo muri Bibiliya gariga dufitemo ingero z'intungane, ngo Baburahamu babaye intungane. Ngo Mana y'isi n'ijuru, nambaye kuteri nongeza volume ngo hajyemo byibuze indirimbo ntakomeza kumva ibiganiro byo ko numvaga andushije. Ariko ikintu nashaka kubabwira, abisi nibavuga wowe ntago wowe ugomba kwikiriza ngo yego cyangwa ukomeze nkabo, kubera ko twebwe we are the world changers. Turi abahinduzi, ntago twebwe duhindurira kuba abisi, ntago duhindukira ngo twongere tuba abisi, ahubwo twebwe duhindurira abisi kumenya Kristo. Kuko nta kindi Kristo yadushyiriyeho, nta kindi yadutumye, si uguhindura bari bazi n'ubundi ubutumwa bwiza, ahubwo ni uguhindura nabo ngabo bisi, bakareka ibyo bibwiraga nabo, bakava mu mitekerereze yabo, bakegera Kristo, bakamenya ko Kristo ari we rufatiro, bakamenya ko Kristo ari we wenyine tugomba kuvuga mu bintu byose. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu arimo kubwira muri Pawulo yandikira Abafilipi igice cya 3:20, yarabwiye ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaza, ari we mwami Yesu Kristo. Nta handi twebwe iwacu ni mu ijuru, niyo mpamvu tutarabisi. Niba turi gutekereza ko imitekerereze yacu igomba guhinduka, ntabigomba guhinduka iri kujya mu bisi kuko tutarabisi. Nubwo turi muri iyi si, turi muri isi ariko tutarabisi, ahubwo twebwe imitekerereze yacu duhindukira gusa na Kristo, uwo twicaranye nawe mu buryo bwo mu ijuru, kuko n'ubundi niho iwacu, niho kwa data. Nashimye karaka video Pastor Bishop Olympia yadushyiriye muri groupe, size abantu benshi baba bakabonye, kavuga nuza Antoine Rutayisire kutubwira uburyo ki ijuru
ijuru ni package of salvation. Nta nubwo wirirwa ukorera ijuru, nta nubwo ijuru turisengera, ntabwo ijuru turisaba, ahubwo that time wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, you have heaven. Ijuru ni iwanyu, ni kwa data. Niba uri umwana w'Imana, none se umwana w'Imana ntagira haba. Umwana w'Imana rero dore ahangaha, dore umwana w'Imana akamubwira iwanyu niba utari unahazi, dore iwanyu hari mu Bafilipi igice cya 3:20. Nimba wumvaga uri umwana w'Imana ugishidikanya uvuga ngo ariko ngo ngiye ngariga ngo turi mu isi turi abantu, no, that mind igomba gupfa. Dore niba waremeye ukavuga ngo ngiye ndi umwana w'Imana, iwanyu ni mu Bafilipi 3:20. Nuhagera ujye uvuga ati dore ngaho iwacu. Kuno rero twebwe iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Nubwo turi muri iyi si tutarabisi, ariko we know that our home is in heaven. Amen. Ikintu cyaka kugira ngo turebeho nanone impamvu noneho yo guhinduza imitekerereze yacu ijambo ry'Imana. Kubera iki imitekerereze yacu igomba guhindurizwa ijambo ry'Imana? Imitekerereze yacu ntabwo igomba guhindurizwa n'amagambo y'abafilozofi bavuga. Umufilozofi ngo runaka ngo yaranditse ngo gukora cyane ngo bizana ibingibi, ugasanga abantu bagendera ku byo abafilozofa bavuze ngo kubera ko ngo runaka ngo ari umupasiteri ukomeye ngo biriya bintu ngo imyaka amaze ngo ariko ngo uriya muntu abwiriza, ngo uzi imyaka amaze ari apostle, uzi imyaka amaze ari pastor, uzi imyaka amaze ari bishop. None uri kuzaniweho wejo bundi uvutse ejo bundi uri kuza uzana we uri kuzuzana utwo tuntu, ukumva urumva uri kuvuga iki? Ukumva umuntu ariko afite ya mind, he is full. Ugasanga aruzuye ariko yuzuye full of old wine. Vino zishaje gusa nizo zuzuye, ugasanga nizo zimwuzuye, kandi ngo yahereye kera abwiriza umuntu akaba ari kakubwira. Ariko imitekerereze yacu igomba guhinduzwa n'ijambo ry'Imana. Imitekerereze yacu ntabwo igomba guhinduzwa n'inyandiko za filozofi, ntabwo igomba guhinduzwa n'uturiri wabonye ukabona duteye emotion ukavuga ngo ngomba guhinduka, ntabwo igomba guhinduzwa n'uko wabonye abantu bakoze bino ngo nawe wumve ngo ugomba kubikora kugira ngo bashe guhinduka. Ubuse no, imitekerereze ihindurwa n'ijambo ry'Imana. Impamvu rero tugomba guhindura imitekerereze ijambo ry'Imana, icyambere nuko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ijambo ry'Imana niko kuri konyine. Ijambo ry'Imana niko kuri, nta kundi kuri guhari usibye Kristo wenyine. Ibindi byose umubyandi umuntu avuga ngo nyine ngo mu buzima busanzwe ngo umuntu atekereza ngo nta bundi buzima busanzwe. Ibyo kuvuga ngo ubuzima bwo mu rusengero, nta buzima bwo mu rusengero bubaho, nta buzima. Ubuzima ni Kristo. Life is Jesus. He is the truth. He is the way, the truth and the life. Jesus is the only life. Mu buzima bwabo nta buzima busanzwe, nta budasanzwe. Ubuzima ni Kristo. Aho waba uri hose ubuzima ni Kristo. Ntago twiga mu mashuri ibyo baba twigisha ngo abari ibyo tugenda ngo duhindurize ngo kumenya ngo imitekerereze yacu ihindurirwe ku filozofi y'ibyo tuba turimo kwiga. Muri communication niga ngo nicara ngo mwarimu avuge ngo kugira ngo frikanswe ngo abantu banyumve cyane ngo nuko nzakora gutya. I will check in the word of God. What does the word of God say? Ijambo ry'Imana ryo rivuga gute? Rivuga gute? Iri jambo ry'Imana ribivuga hiki? Kuko ibintu byose byo twiga yego turabyiga kubera ko twiga iby'abisi babwiyenshi bagenda batwigisha kugira ngo tumenye ubwenge bw'isi, ariko ukuri kuzuye ni Kristo. Ukuri kuzuye, ukuri nta kundi kuri usibye ukuri kwitwa Kristo wenyine. Niko kuri konyine. Imana ihabwa ikibayo. Muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 ku murongo wa 17. Umurongo wa 17 aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Kriado shatakarabo. Yarakusenga aravuga ngo ari gusengera abishwa baravuga ngo ubereshe ukuri, kuko ijambo ry'Imana niko kuri konyine. Ibindi bazakubwira yaba mu kazi ijambo ry'Imana ni ukuri, yaba mu byo wiga ijambo ry'Imana niko kuri konyine. Yesu arimo gusengera aravuga ngo none twezwe n'ukuri, ukuri aba ariko kutweza tugendere mu kuri konyine. 18 aravuga ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye nizeye ko kubwabo nanjye niyeza kubwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. As you sent me into the world, I also have sent into the world.
And for their sake, I sanctify myself. Oh, Jesus. I sanctify myself that they also may be sanctified by the truth. Kugira ngo twezwe n'ukuri. Nta kindi kitweza musibye ukuri. Ukuri kwa Yesu Kristo niko konyine kuzadufasha mu guhindura imitekerereze yacu. Kumenya ukuri. Kuva muri lies z'ibyo twibwiraga tukinjira mu kuri kw'ijambo ry'Imana rya Kristo. Umurongo wa 20 avuga ngo I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their words. Abo uzabwira bose bakumva ijambo ry'Imana, abo bose uzabwira bakumva ijambo ry'Imana. Yesu aranabasengera avuga ngo nabo uzabwira bakumva amagambo y'Imana, akumva ijambo ry'Imana binyuze muri wowe. Nabo ngabo they are going to be sanctified by the word. Nabo bazezwa n'ukuri kw'iri jambo guturutse mu kanwa kayo. 20 ngo that they all may be one, as you, Father, are in one, and I in you. Oh, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Ngo bose babe umwe nk'uko uri muri nge. Data nanjye nkaba muri wowe. Ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wagize gute wantumye. Ukuri kwa Yesu Kristo niko kuzabemeza, tuzababwira nta kindi. Rero nta kintu gishobora guhindura rero imitekerereze usibye kumenya ukuri kw'ijambo rya Yesu Kristo konyine. Kandi imitekerereze yawe ubwawe ntabwo ishobora kwihindura. Ntabwo ishobora kwihindura kubera ko wasomye ibindi bintu cyangwa wavuze ibindi bintu. Uzahindura nyine, uzaba uri guhindura fresh to fresh. Ntabwo uzaba uri guhindura fresh to spirit. Ntabwo uzaba uri guhindura imitekerereze yawe ngo ive muri fresh mu by'isi ngo nirangiza ijye mu bya Yesu Kristo. Ahubwo uzaba uri kwihindura, uri kuguhindurira nyine ubundi ubuzima bwawe, ubuhindurira fresh yawe kugira ngo ikomeze abariko imeze. Ariko imitekerereze yacu, kumenya ijambo ry'Imana nicyo kidufasha kugira ngo duhindure imitekerereze. Kumenya ijambo ry'Imana nibyo bituma tumenya imitekerereze yacu ihinduka, kuko nta kindi. Ijambo ni naryo ritweza, ritukezwa n'ijambo rya Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Icya kabiri, impamvu yo guhinduza imitekerereze yacu ijambo ry'Imana nuko ijambo ry'Imana rirahindura. Ijambo ry'Imana niryo rihindura. The word of God changes. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine rishobora guhindura imitekerereze. Ijambo ry'Imana niryo rishobora guhindurira umuntu imitekerereze ye. Tubonye ko ijambo ry'Imana ni ukuri kuzuye. Ijambo rya Kristo ni ukuri. Hano rero ijambo ry'Imana niryo ribasha guhindura ryonyine. Ntago ibindi bintu ku ruhande, ibindi bintu usoma, ibindi bitabo bya philosophy ugenda urebamo, ayandi movies ugenda wigiramo, ibyo byose bishobora kukongera gutekereza kuza gusoma ijambo ry'Imana. Ariko ikintu cya mbere ngo nabonye ngo ijambo ryaguhindurira ubuzima. Ngo umufilozofe umwe yaravuze ngo nugenda ukirukanka ngo uzasiga imbaraga zikugarura. Iryo jambo ryaguhindurira ubuhe buzima koko? Ngo umufilozofe umwe yaravuze ngo nugenda ngo ukibaza. Ubuse nigeze kuba muri club ya scout sinzana niba hari abantu baza ba scout, ariko abantu bavuye mu bakatolike ibintu by'aba scout barabizi. Kwigaga ibintu ngo amahame ya Baden Powell. Ngo Baden Powell ngo yaravuze ngo uzaharanire ngo kwirukanka ngo kurinda ngo gusingira uw'imbere aho kurinda uw'inyuma. Ukibaza iryo jambo ryaguhindurira ubuhe buzima koko? Mvuga iryo jambo ngo uzaharanire ngo kurigenzura ngo imivugire ngo uvugana n'abantu, ukumva nyine ibyo kubiharanira n'ubundi bidaciye mu ijambo rya Yesu Kristo, bitanyuze kuri Kristo. Nta kindi n'ubwibone, ni bwa bwibone twabonye n'irari ry'ibyisi nyine no kurarikira ibyacu no gushaka kwikiranura, twebwe tugashaka gukiranuka kwacu kutavuye kwa Yesu Kristo. Ariko twarabyize kugira ngo baduhe n'amapromese ngo twimuke tuve kuri
koyote tujye kuri kandida sashemu tube ba sashemu umva kuve kuri ba novisi tujye muzi oh my goodness twarabyize da ukafata amategeko n'amahame ya Baden Powell ntanazi ntigeze menya ariko just kugira ngo nyine mbe umuscout wuzuye menye ibirango bye byose bya servire ngo Croix Robert niyo travaye nkabyuzuza mu mutwe wanjye kugira ngo naza gusibira oh Jesus Christ ariko ibyo byose nta mumaro afite usibye ijambo rya Yesu Kristo ryonyine ijambo rya Yesu Kristo ni ryo ryonyine ijambo rya Yesu Kristo rirahindura Abaheburayo mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 niho havuga ngo for the word of God is the living and powerful ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana aranditse ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose Jesus Christ ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose ngo rigahinduranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka Jesus rikagabanya ingingo n'umusokoro kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira Jesus mu cyongereza aravuga ngo for the word of God is a living and powerful and sharper than any two-edged sword, pierced even to the vision of soul and spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thought and intent of the heart. Ijambo rya ijambo niho nyumvise ahubwo ijambo rya Yesu Kristo niryo ryonyine rifite imbaraga ngo rifite imbaraga kandi ngo rifite ngamuja abiri ribasha oh my goodness iki cyanditswe ahubwo ngisomye numva ndacyumvise neza hari umuntu ari kutubwiriza n'ukuri ko Imana arabicurika ubuntu nibutse ko yabicuritse ariko bitubwira ngo rikeba na habiri ngo rikeba ngo rifite amuja abiri ngo umugi rwo kwica no gukiza Jesus Christ kandi ntabwo ariko ijambo ritubwira ahubwo ry'ubwaryo rishobora kukwinjiramo rigahindura rigacenginga rero kutubwira uburyo kirishobora guhindura ni ijambo rishobora kwinjira rikagabanya soul and spirit ibaze nimba rigera mu muntu rigahindura imyizerere imitekerereze yawe ibyo wibwira mu mutima bikagabanya bigakurwaho bikahindurirwa kugira ngo ubashe kwizera n'imitekerereze y'umutima n'ibyo wibwira muri wowe ukagambirira muri wowe ushobora kubihindura ikabikuraho ijambo ry'Imana rero rirahindura niryo ryonyine rishobora kuguhindura rishobora kugufasha mu guhindura imitekerereze ijambo oh my goodness ijambo ry'Imana ngo discerner of the thought and intent of the heart my goodness iri jambo ryonyine niryo rishobora kugira kuguhindura rikagabanya n'ibyo wibwira rikabikuraho rikabitandukanya rishobora gutandukanya n'ibyo wibwiraga ukava mu mitekerereze ya kera ukinjira mu mitekerereze ya Kristo gushakamo imitekerereze ya kera ikakuvamo mind ya kera ikakuvamo y'ibyo wibwiraga bya kera ahubwo ukinjira mu buntu bwa Yesu Kristo ufite umutima mushya ufite mind ihindutse rwose ijambo rya Yesu Kristo rero ririhariye oh my goodness ntugatinye ntugatinye kubwira umuntu ijambo rya Yesu Kristo kuko ijambo rya Yesu Kristo niryo ryonyine rikora ushobora kuba wibwira ngo ntago umuntu wamubwira ngo ahinduke of course ntago wahindura umuntu nta nubwo ushobora kumuhindura ariko ijambo rya Yesu Kristo nujya kubwira umuntu ukamubwira ati nyamara wa mwana wahinduka iyo myambarire wambaye ibyo bintu wishyize ku mutwe ibyo bintu wishyize ku maso ibyo bintu nujya kubimubwira uzaba uri kumubwira ibyawe ntabwo ibyo ari ibya Kristo ariko nusoma cyane twamubwira ati nyamara Jesus Christ loved you he died for your sins yapfiriye
ibyaha byawe, nk'uko icyaha cy'umwe cyateje abantu bose kurimbuka, ariko noneho ni nako ubuntu bwose buzanira abantu gukira bwabonywe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo. Ukamubwira ibyanditse, ukamubwira ijambo rya Yesu Kristo uko rivuga, ukareka kumubwira ibyawe witekerereje. Oh my goodness, nta kabuza azahinduka, kuko ijambo niryo rihinduka, ijambo rya Kristo niryo rihindura. Ntaweho nta ntuza yawe washyiraho kugira ngo uhindure umuntu. Imana yahabwa Bumva Hope agiye kumfasha kumva. Hope warangaye, kuraho microphone. Imana iguhe umugisha. Rero ijambo ry'Imana niryo rifite imbaraga byo guhindura. Icya gatatu, ijambo ry'Imana niryo nzira riratuyobora, niryo rituyobora. Impamvu tugomba guhinduza ijambo ry'Imana, imitekerereze yacu igomba guhinduzwa n'ijambo ry'Imana, nuko nta yindi nzira usibye Kristo wenyine. Kristo ari we jambo ry'Imana, niwe nzira, niwe wenyine ushobora kutwereka inzira rwose y'ukuri yo kunyuramo, ukava mu mitekerereze kera ukinjira mu mitekerereze mishya. Guhindura imitekerereze ni ukuva muri ya mitekerereze ubwira, ubwo nuko haba hari imitekerereze ibihari isabwa guhinduka ikajya mu yindi mitekerereze. Rero Kristo niwe wenyine uzagufasha kuva muri iyo mitekerereze iya mbere ukinjira mu mitekerereze ya kangahe, iyindi noneho usabwa guhindurirwamo, ukava muri ya yindi wibwiraga ukinjira mu yindi. Rero ijambo ry'Imana, gukomeza kwibwira ijambo ry'Imana, nibyo bizatuma tumenya ukuri kuko tugomba kuva muri iyo mitekerereze tukabona inzira muri Kristo honyine, tukinjira mu mitekerereze y'ijambo ry'Imana. Umwanditsi wa Zaburi yaranditse Zaburi 119 ku murongo w'105, Psalms 119 verses 105, iravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Ijambo rya Yesu Kristo niryo tabaza rimurikira ibirenge byanjye, ni umucyo. Oh my God, your word is the lamp of my feet and the light of my path. Ni ijambo rya Yesu Kristo niwo mucyo wonyine ukumurikira kugira ngo uve muri ya mitekerereze, ukwerekana aho imitekerereze ugomba kuyerekeza. Kuko ushobora kuva muri ya mitekerereze uri kwibwira, iyo mitekerereze nibi wari ufite wajya kuyihindura none ukajya hanyuma y'iyo wari urimo. Ariko muri Kristo ntabwo ariko bimeze. Ukimara kwinjira muri Yesu Kristo, ukimara kujya muri Kristo, ukimara kwemera Yesu Kristo, ukimara kwakira Mwuka Wera akaba muri wowe, niwe wenyine ukwereka noneho inzira, kuko niwe mucyo. Ijambo ry'Imana avuga ngo Kristo ni umucyo, muri we nta mwijima n'umurimo, muri we nta mwijima n'umurimo, muri we harimo umucyo wonyine. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi cya kabiri cya kugira ngo tuganireho, ni uburyo rero noneho tugomba kuzuza imitekerereze yacu ijambo ry'Imana. Ni gute noneho tugomba kuzuza, gute bundi noneho tugomba kwinjira muri rya jambo ry'Imana, muri rya jambo ry'Imana, gute tugomba noneho kuryuzuza muri twebwe. Ese byagenda bite kugira ngo twebwe natwe twuzure ijambo ry'Imana, tureke gutekereza nk'iby'abisi, tuve muri ya mitekerereze y'abisi, twinjire noneho mu gutekereza uko Imana idutekereza, twitekerereze nk'uko Imana nayo idutekerezaho. Twise ko ijambo ry'Imana indorerwamo twireberamo, ijambo ry'Imana twireberamo, ariko twirebamo, ntabwo twibona ubwacu. Bishop waye urepera kuvuga ngo ubwo bwibone, iyo rebye mu ijambo ry'Imana ukibona, ubwo bwibone nibwo butuma udahindura imitekerereze, kuko uba ufite ubwibone nyine wakuyemo. Ariko uza mu ijambo ry'Imana, uje mu ijambo ry'Imana akabonamo Kristo, uwo nguwo ni wahamya. Ntabwo wajya guhamya ko wibonye mu byanditswe, kandi siwe ibyanditswe byavugaga Kristo, ahubwo byabaye fulfilled muri twebwe, kuko nta rindi sezerano twagiranye n'Imana, ahubwo twebwe twabaye abaragwa noneho byari byose byari byarasezeranijwe, twabaye abaraganwa na Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Joshua igice cya mbere umurongo wa 8, ari ryo jambo nashyize no kuri flyer abantu mwayibonye, haravuga ngo ngibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, ni naho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose.
Imana ihabwa icyubahiro. Avuga ngo this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Ikintu cyonyine kidashobora gutuma twuzura ijambo ry'Imana, it's meditation, kwibwira ijambo ry'Imana, gutekereza ku ijambo ry'Imana, ukicara ugatekereza, ukareka gutekereza ukuntu cya runaka cyakwa kugateko uriya muntu ukuntu yandakaje, no, ahubwo ugatekereza ukavuga no, I am more than a conqueror, ndi umutsinzi no kurushaho, kuko ijambo ry'Imana ariko rivuga ngo turi abatsinzi no kurushaho. Ukareka gutekereza uburyo kiri kuvuga atari kugunzambarikira, ahubwo ukagera mu ijambo ry'Imana, ukibuka ko muri Matayo 6 ukavuga ati dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, akaba ari byo wibwira muri wowe. Ukareka gukomeza gutekerereza iby'isi, uri kwitekerereza ibyo uzambara, ibyo uzarya n'ibyo uzatunga, no, ahubwo meditation yawe ikabira ijambo ry'Imana, ugasoma iby'ijambo ry'Imana, ukamenya ukuntu ukameditera ukavuga ati Jesus was the Lamb of God, niwe wari intama y'Imana twahawe kugira ngo, ugatangira ugasoma. Niba usomye mu ijambo ry'Imana, ugasoma mu isezerano rya kera, ukamenya ko umwana w'intama ugombaga gutambwa, uwo bari bagiye gutamba Isaka, ubwo bari bagiye gutamba Isaka, ukibuka ko habonetse umwana w'intama ari we Yesu Kristo watambwe, akaba ari byo meditatingaho, akaba ari byo utekereza, akaba ari byo urebaho, ukareka kwireba kuri wowe. Noneho Yosuwa n'Imana iramubwira ngo none ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, nuko nta kindi gitabo bari bafite usibye ibitabo by'amategeko ya Mose. Niho bari batangiye kwandika, bariho Mose yaratangiye kwandika ibitabo, n'ibitabo byose bya Mose byita ibitabo by'amategeko, nibyo bitabo byari bihari. Niyo mpamvu Yosuwa yagombaga kugira gute, yagombaga kubyibwira amanywa na nijoro, yagombaga kubitekereza kugira ngo abashe kuyobora Abisiraheli, kuko yari ahawe position leadership isimbuye Mose. Kandi yabonaga ukuntu Mose yari umuhuza w'Abisiraheli n'Imana. Areba ukuntu hasigiwe inshingano zo kuvuga ngo ni ugiye guhagarara mu mwanya wa Mose, abona natagenzura, natita ku ijambo ry'Imana ngo ribe ryuzuye muri we, aritekerezaho amanywa na nijoro, atazashobora kuyobora aba bantu. Rero niko byagenze, uko akomeza kumeditating, uko akomeza kwibwira ijambo ry'Imana, uko akomeza kumva ijambo ry'Imana muri wowe, ukaryibwira amanywa na nijoro, nakabuza you will have the success. Your success in Christ was Christ wasomye muri Yesu Kristo, niyo intsinzi twaboneye muri Yesu Kristo. Ntabwo wayimenya uyirebye ngo uri kwishaka, uri kwiboneramo muri Yesu Kristo, no, uzayibonera mu byanditswe. Ibyanditswe nibyo bihamya success, nibyo bihamya victory, nibyo bihamya intsinzi ya Yesu Kristo twaboneye muri Yesu Kristo, ko twabaye abatsinzi muri Yesu Kristo. Yosuwa Imana yamubwiye gukomeza ibingi, kuko yagombaga kugira n'indi hishurirwa. Kumeditating ijambo ry'Imana bizana new revelation, ugira irindi hishurirwa ugira, kuko kuri kubisoma gutya, nimba tusikwiza ijambo ry'Imana hano, ukongera ukarisubiramo, ukongera ukaryibwira, ukongera ukarisubiramo, ukarimeditating, ukakomeza kuryibwira amanywa na nijoro, nta kabuza ugira revelation, ugira noneho irindi hishurirwa riruse ku byo waruzi, ugira irindi hishurirwa. Imana ihabwa icyubahiro, kandi bigatuma urushaho noneho kumenya kubaha Imana bigendeye kuko Imana ikubona, ukamenya the will of God. Bituma ukomeza kumenya will of God, uko ukomeza kumeditatinga ku ijambo ry'Imana, uko ukomeza kurimeditatingaho, bituma noneho umenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo ubushake bw'Imana ari uko ugomba ngo kurwara ngo kugira ngo umenye ko ngo kubera ko ngo wanze, no my goodness. Hari umuntu twaganira ijambo ry'Imana ejo, numva ngize agahinda. Ndavuga, arambwira ngo ngerega mbere nari umukatolike, ngo mba njya muri ADPR, ko nabonaga abakatolike nta birenze, ngo none ubu ngubu ngo ni muri ADPR. Ndamubwira nibyo doesn't matter, ntago ADPR ari imataringa, ahubwo ijambo rya Kristo niryo rigomba kukugenga kuruta kugendwa kuko bavuye mu bakatolike ukaba mu ADPR. Tuganiriye numva Mana arambwira ngo none se kariko Imana yabishatse, ngo ubwo nibishaka nyine nzakira, ngo nanjye ngo ndahonegereje
ngo nibishaka izanyica nyine ngo cyangwa ntegereje gupfa kuko ari byo yamitiyemo kumera gutyo. The will of God, ngo none se ngo tuzi ko Imana ari yigena byose, ngerega Imana ni yigena byose. Ndambwira no, ntabwo ariko bimeze. Ijambo ry'Imana, ubushake bw'Imana, ubushake bw'Imana burasharira nyine ngo niko bumeze, ngo ngomba kubwemera. Oh my goodness, numvisha agahinda kanyishe, numva agahinda karanyishe, ndavuga mwuka byarabwo, ndamubwira gutya, ndamubwira nise reka ngo hamagare tuganire, ngo nta mwanya afite. Arambwira ngo ntabwo ari buboneke, ariko still I look at her, kuko urumva imitekerereze y'abantu igomba guhinduka. Ubushake bw'Imana ntabwo busharira. Ubushake bw'Imana ni uko abantu bose bamenya ukuri, bakamenya ko Kristo agira neza, bakakira imbabazi ze, bakinjira mu buntu bwa Yesu Kristo, bakinjira mu buruhukiro, bakareka kuvunwa n'imitwaro bakagombye kuba baratuye kera. Oh Jesus Christ, ubuntu bwa Yesu Kristo bakaba ari bwo bamenya. That's the will of God. Ubuntu bw'Imana cyangwa ubushake bw'Imana burashaka ko muba bazima, mukamenya ukuri, mukagendera mu kuri, mukanezererwa, mukagira umunezero, mugaturiza muri Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Psalms 111 verses 11, Psalms 119 verses 11 avuga ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Oh my goodness, reka nkubwize ukuri, muri we haba harimo ijambo rya Yesu Kristo wa meditatinze. Ntabwo uzatekereza ko ubushake bw'Imana ari ukurwara, ubushake bw'Imana ari ukutagira amafaranga, ngo ubushake bw'Imana ni ugukena. Abantu bakumva ko poverty ariyo ari igaragaza righteousness, ngo kugira ngo umuntu abe yoroshye mu mutima ngo nuko aba agomba gukena, ngo kuko ngo ahirwa bakene mu mitima ngo ugomba gukena. Oh my goodness, ariko ijambo rya Kristo niba ari mu mutima wawe wararibwiye ukavuga ati ngewe ijambo rya Kristo riri muri ngewe, ijambo rya Kristo riri muri ngewe rinyemeza ko ubushake bw'Imana ari uko menya ukuri ngahindurirwa kuba gusa na Kristo, kuko Kristo ahari mu ijuru nta byago nta bibazo biriyo. Niyo mpamvu ngomba ko kandi uko ari niko nanjye ndi hano muri iyi si. Ijambo rya Kristo nuryuzuza muri wowe rikaba ari ryo riri muri wowe, ntabwo uzigera utekereza ko will of God iri negativity. No, muri Kristo harimo umucyo, mu Imana harimo umucyo, nta mwijima na muke, nta mwijima na muke. Kristo niwe kuri kwacu, niwe kuri tugomba kugendera. Imana yacu habwa icyubahiro. Rero usamwe avuga ngo your word have hidden in my heart. Ijambo rya Kristo ribe mu mitima yacu, twibwire ibya Kristo gusa. Abakolosayi, kadusome Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16. Colossians chapter 3 verses 16. Ijambo riravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihangano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Urumva ijambo rya Kristo. Oh my God, let the word of God, the word of Christ dwell in your riches in the wisdom. Ijambo rya Kristo ryo ryonyine, oh my goodness, rigwire muri mwebwe, kuko ijambo rya Kristo ari nabwo bwenge bugwire. Rero rigwire muri mwebwe kugira ngo ubashe kugira ngo mwigishanye, munahugurane, ngo muririmbane zaburi, muhugurane, mubwirane zaburi n'ibihangano by'umwuka, in psalms and hymns and spiritual songs. Rero nta kindi, ijambo rya Yesu Kristo rikarigwire muri twebwe. Uku niko kugwira muri twe, kuryibwira amanywa na nijoro, kugwira muri twebwe ijambo tukaryibwira. Ibyanditswe biruzuye, Bibiliya yuzuye ibyanditswe byera, ukibwira ibyanditswe byera. Uko warebye mu byanditswe ntiwibona, ahubwo ukabonamo Kristo, ukabona Kristo akuvugaho iki. Ese Kristo akuvugaho iki? Kristo we akuvugaho iki? Ijambo ry'Imana rikuvugaho iki mu byanditswe? Nicyo tuba tugomba kureba mu byanditswe byera. Ikindi, kuvuga ijambo ry'Imana buri munsi, kwatuza akanwa kacu ijambo ry'Imana.
ubundi buryo nyine bwo kugira ngo twuzuze ijambo ry'Imana muri twebwe, mind zacu zuzura ijambo ry'Imana, ni ukwatuza akanwa kacu ijambo ry'Imana buri munsi. Uko watuza akanwa byaba mu isengesho, gusenga, sengera mu byanditswe, atuza akanwa kawe byanditswe, akanwa kawe kature iby'ijambo ry'Imana gusa, akanwa kawe ariko kature, kuko tuzi yuko bundi muri akanwa ariko katura kugira ngo umutima ukizera. Akanwa niko umuntu yatuza, umutima ukizera kugira ngo abashe kugira gute, abashe gukira. Mu Baroma 10, Romans 10:8 haravuga ngo Abaroma 10, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 8 haravuga ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo the word is near, ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Oh my goodness, ijambo rya Kristo riratwegere ndetse riri muri twebwe, niryo tugomba gusohora, tugomba kurivuga, kuko ijambo ryatubwiye ngo out of our bellies flows rivers of living water. Ibyo Kristo yabivuze byerekeje ku Mwuka Wera tuzahabwa. Niyo mpamvu Mwuka Wera yamaze kumushyira muri twebwe, azagaragarira out. Ijambo riri muri twebwe rigaragarira out, riva muri twebwe. Ntabwo ijambo ry'Imana rizava ahandi, rizava muri wowe urivugisha akanwa kawe. Oh my goodness, umurongo wa 9 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Jesus, ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa kakaba ariko yatuza agakiza. Kugira ngo watura agakiza, uko you confess with your mouth, that if you confess with your mouth the word of Jesus and believe in the heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Akanwa ariko katuza, niko twatura kugira ngo tukatuza agakiza. So uko uzajya uvuga ijambo rya Kristo, akanwa kawe kakatura ibya Kristo, akanwa kawe, kuko ijambo rya Kristo atubwiye ngo riri muri twe, riratwegereye, and it is in us, riri muri twebwe. But what does it say? Ijambo rivuga iki? Ijambo rivuga gute? Hejuru niho Pawulo arimo kugaragaza, ari kuvuga kuzamuka kwa Yesu Kristo no kumanuka, avuga ugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Aravuga atari kumva ukuntu bivuga hano, the word is near and in your mouth and in your heart, riri mu kanwa kawe, ikibura no kurisohora. Ijambo ry'Imana urarifite, ibyo wigishijwe umaze igihe n'igihe kirekire wigishwa, it is enough. Akagombye kuba ari ibyo sohora ubwira abantu, kuko biri muri wowe, in you, muri wowe, nibyo ahubwo akagombye kugira gute gusohora. Rero uko dukomeza kuvuga amagambo, tukavuga komeza kwatura amagambo kuri twebwe, ugakomeza kwatura amagambo y'ubuzima, amagambo, kuko umwanditsi w'imigani yaravuze ngo Imigani 18:21 aravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Imana yacyabwa icyubahiro, ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Ngabakunda atasome Imigani 18:21, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ubuzima n'urupfu. Jesus, ururimi. Imabise mu cyo avuga ngo death and life are in the power of the tongue, and they that love and they that love it shall eat their fruit. Ubuzima n'urupfu biri mu kanwa kawe. Uko watura ubuzima niko buba. Uko watura ubuzima uko ukomeza kwatura ubuzima niko ubuzima bwakira. Uko wakomeza kwatura healing, uko wakira healing. Uko ukomeza kwatura kuri umwana w'Imana, n'ubundi ubura umwana nta gihinduka. Uko ukomeza kwatura righteousness, ukavuga kuri umukiranutsi w'Imana muri Yesu Kristo, nago ujya wibeshya, kuko mu gihe kigeze uravuga ati nago ugera
mu gihe noneho ngo uvuge ngo ntabwo gikora ibyaha ku bwanjye, ahubwo ya righteousness wowe kuko uzi kuri righteousness uri umukiranutsi w'Imana muri Yesu Kristo, nibyo biguhesha kumva ko imbaraga z'icyaha ziri hasi y'ibirenge byawe, ziri hasi y'ibirenge byawe, icyaha kitari hejuru ahubwo wowe icyaha kiri hasi y'ibirenge byawe. Uko ukomeza kubyatura ukabyibwira mu mutima wawe, urabyakira, akanwa kakabyatura, niko ugenda ubyakira, bikaguha no kubigenderamo, bikagufasha kubigenderamo. Imana ihabwe icyubahiro. Icya gatatu nyekari cyo ngiye gusorezaho kiravuga ngo ikindi tugomba guhakana inyigisho ziyobya. Ikindi kugira ngo imitekerereze yawe ihinduke, ntago ushobora imitekerereze ntago ushobora guhinduka ucyumva ibintu biyobya kandi nawe ubizi ko ari ibintu bikuyobya. Let me tell you this, niba uzi ko ibintu nawe hari ibintu wumva bikakugusha kumva biri kugusubiza mu mategeko, nta kintu uri gufataho, leave, have aho ngaho, have, irukanka kuko waguye wasubiye mu mategeko. Niba urimo kumva ibintu bitari kuvuga Kristo, akaba ari byo ushyiraho umwanya wawe, akaba ari byo ukicara imbere ya movie ya filime itagize ikindi kintu ivugaho, uri kwirebera ibitagira umumaro, wasubiye mu mategeko. Niba urimo kureba, ntabwo mvuze ko kureba filime ni bibi, ariko niba uzi ko ibintu by'urimo kubona nawe nta gakiza kabe, nta Kristo uri kubonamo, nta Kristo urimo, n'ibyo uri kumva bari kwigisha ukumva ibyo bari kwigisha nta Kristo urimo, ukumva ibyo bari kuvuga nta Yesu Kristo burimo, nta buntu bwa Kristo burimo, run away. Kuko aho ngaho uko bikomeza kukwinjiramo, iko izo nyigisho ziyobya ngo mugiye guhabwa deliverance, yego mushitani yarakoze Imana iko ari kwandika kuvuga ngo abantu ngo mugiye ngo barakuroze, nawe ukabyakira ngo yego barandoze, ngo uyu muntu ngo ameze gutya, ngo iyo urose ibintu ngo barakuroze, ngo iyo urose ibi ngibi ngo bakugize gutya na gutya, ngaho umenye ko utarakira agakiza, ngo ntago Kristo akuzi, ngaho ntago Imana ikuzi. Yewe nawe ukiye bukicara aho ngaho, ngo niba ugitekereza ko ugomba gukora bino na bino, ngo niba udakora bino, niba oh my goodness, hari umuntu nabonye bari kumubaza ngo amaturo utanga ariyo ntuza, ngo amaturo dutanga ngo niyo yubaka inzu mu ijuru, ngo inzu yawe ingana ite mukabyarana. Ngo ndamaze ibyo bintu bivaye ngo none se ngo naguzi ko Yesu avuze ngo agiye kudutegurira nga hacu, ngo kwa data ngo hari amazu menshi. Oh my goodness, what effort bari gushyira mu bintu bita ko ari ubutumwa bwiza kandi ari byo. And they don't know that the mention Jesus Christ was talking about is this body. It's another body. We are in the house. This flesh is the house I'm living in. Kwa data rero hari yundi muntu tuzambara, hari yindi nyubako nzajyamo njyewe atari this flesh. Ariko abantu bazi ko bari kubaka, batanga amaturo kwa pastor, bagahirimbanira gutanga menshi ngo kugira ngo inzu zabo zuzure zo mu ijuru. Run away from those preachings. Run away from them. Kuko ukomeza kubyumva uragera ukabitekereza, ariko buriya sibyora, ariko uriya muntu ukabivuze uriya sibyora, ati uyu muntu noneho iki twica noneho kimwe, noneho ngo he's a man of God, ngo amaze imyaka ingahe, noneho akantu kansaba man of God ajya kwivuga akavuga imyaka amaze yarakijijwe, wajya kumva ibyo ari kuvuga nta gakiza karimo. Ngo ngiye ngo maze imyaka 35 narakijijwe, ngo nakiriye agakiza muri Kongo. Ugahita uvuga ati birarangiye, noneho ngiye wakiririye agakiza manange online, noneho ubwo biragenda bite? Ugatangira kwiheba ukavuga ati noneho ngiye nakakiririye online muri fellowship, ugatangira yarangiza ajya kukubwira akakubwira ati zana ituro kugira ngo nkukure muri bya bindi bagushyizemo, handi bakuziritse. Umuntu maze imyaka 30 n'ukuri kw'Imana, I'm telling you, they are full of all the wine. Yego bakijwe kera ariko they don't want to change their mind. Run away from those preachings. Ibitavuga Kristo byose bihunge. Izo nyigisho nazita ko ari zabitse, ko Pawulo avuze ngo ntaga zibyo twabyita, ntago ubwo ngiye ntabwo mvuga kugari ijambo ry'Imana. Ibyo ni iby'abisi, nayo ni za motivation, ni motivation. Nawe ujye umufata wandike ngo umuforozofe runaka motivation speak yavuze ni yingi. That's not a gospel, it's a motivation. Rero nimba ushaka kugira ngo imitekerereze yawe nawe hinduke, run away from those preachings.
kwicara ukabitega amatwi ukicara ukumva ukabyumva ukumva ibintu bari kuvuga ko ari ubuyobe ukumva ikiganiro kikarangira kikava kuri A to Z kikarangira wicaye uko cyumva ahubwo noneho ukabura guca imanza wabiretse kwicara ngo nyumvira ukuntu avuze ra ubwo senge byo birashoboka uri kujajinga iki wahavuye uri kubirebera kuri televiziyo nturi kumukosora ngo umubwira ngo ibyo uri kuvuga ntago ari byo ahubwo you are judging kandi ibyo uri kujajinga ni amafuti kubera kuko uri kubyishyiramo nawe ubwawe ushobora kubitekereza ukavuga ati ariko wamugana ibiriya bintu ntiyavuze kubwo ko ari ukuri rero niyo mpamvu ibyo bintu bitakubwira Kristo you have to run away from them ubwo bwenge bw'abisi run away from them ibyo byo kusobanurira bakakubwira uko byifashe bakurikije ijambo ryabo n'ubuyobe bivemo. Second Corinthians abakorino ba kabiri urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abikorino igice cya 10 umurongo wa 5 aravuga ngo cast down dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Nago rero umutima wanjye na mind yanjye ndi kugomororera kumenya Kristo yakagombye kongera gusubira inyuma ahubwo dukubita hasi makazabe byose nibyishyira hejuru kutamenya Imana nibyo bigomba kuva muri twebwe casting down the argument and every higher things that exalts itself against the knowledge of God. Buri kintu cyose kishyira hejuru ibyo byo tugomba no kubizibukira ngo tugahakana izo nyigisho kuzihakana bizagufasha guhindura imitekerereze yawe ntakabuzagira gute izahinduka itavuga Kristo byose ubireke. Paulo avuga ngo tugire imitekerereze mishya avuga ngo duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya nuguhakana ibyo ngibyo bitavuga Kristo ibyo ngibyo urimo bitavuga Imana ukabivamo ukinjira none mu buntu bwa Yesu Kristo ukagendera muri Kristo wenyine kuko imitekerereze yindi igomba guhinduzwa imitekerereze mishya y'ijambo ry'Imana imitekerereze y'abisi ihinduzwa n'imitekerereze y'ijambo ry'Imana. Ikindi tugakora rejection icyo bita rejection icyo ndimo kuvuga tukarejectinga guhakana ibinyoma bivuga ko ari byo jambo ry'Imana kandi atari byo jambo ry'Imana ibyo tugomba kubihakana kuko uko dukomeza kumeditatinga ku ijambo ry'Imana uko dukomeza kwibwira iby'Imana akaba ari byo bijya muri twebwe nta nubwo yewe umwuka w'Imana uri muri twega kadufasha kumeditatinga kumenya iby'ijambo ry'Imana ntago uzigera uvunika uri kubwira abantu uri kubasobanurira ibyinshi bire ijambo ry'Imana twize ko ari ryo ryihagije rishobora kugabanya ibirimo rishobora kugabanya umutima n'umwuka rishobora kugabanya mind rishobora guhindura mind y'umuntu nta kindi ukuri ko iyo jambo rya Yesu Kristo niko konyine gushobora guhindura so ibindi byose rero bitavuga Imana tubizibukire muzibukire ibindi byose bitari kuvuga ijambo rya Kristo ibindi byose byitiriye ubutumwa bwiza tubikure kuko bituma mind idahinduka ijya imbere ahubwo ibisubira inyuma kuko nako wari umaze kugeramo nako wari umaze kumenya ndakurahiye nako wari umaze kwiga umaze kumenya neza umuntu akabaraje aragucarenjinze nubwo yaba gucarenjinze utarakomera mu by'ubuntu bwa Yesu Kristo you don't have to give up ngo uvuge ngo ariko ngo uzikari byo ngo murabwira ngo ubwo uri umukiranutsi ngo gute noneho niba uri umukiranutsi w'Imana ngo nijoro waraye usinze kandi uri umukiranutsi w'Imana ariko uzikari byo no ntago ariko bivuga ijambo ry'Imana ngo uravuga ngo yo Satani hari indirimbo tukunda kurimba ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njya ntumbira mu ijuru nkareba Kristo wabinkuye ibyo byose kuko Kristo niwe murengezi wanjye n'ibyo byose wabinkuye mu still am righteousness of God kuba wakiriye watuye agakiza uyu munsi ukavuga ngo natuye Yesu Kristo ngo nemeje umutima wanjye natuye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye I
I believe in him now. None aha ntabwo umwana kuvuka ngahita yuzura ingobyi mu Kinyarwanda niko tuvuga. Ushobora nubwo ya process nihitangira. Nibona umuntu wabwirije ubutumwa bwiza akakwemerera akahindutse mu gitondo ukabona yasubiye kunywa inzoga, don't judge him. Wivuga ngo nanone usubiye yubona none nguraze none, no, ntabwo ariko bigenda. Yakiriye Yesu Kristo niwe ugomba kumwereka akagomba kubivamo. Aracyakeneye kuramizwa amata, aracyakeneye amata kuko n'umwana. Ubwo mind kuzagenda ihindura uko ijambo rya Kristo agenda ryumva, uko ukomeza kumubwira ijambo rya Kristo ritamuyobya, ritari kumubwira ati sha urarimbutse kakubayeho. Ubungu ngeje muri natunguwe n'umuntu twavuganye ibintu bya rapture cyangwa ibintu bareka kubivuga, ibyo bintu ngiye byumvishe ngira ubwoba. Imagine you are a Christian and they are talking about the rapture and you are being terrified. Who Christian are you? Ibyo bintu nago wakagombye kubuza ibyana ijambo ry'Imana icyo bivuga. Twebwe dutegereje ko rapture izaba turi kwishima ko tuzajya muri first flight, we ufite ubwoba uri kuvuga ngo ibyo bintu mubireke ngo ngiye byumvishe ngira ubwoba, ngo ibyo bintu simba cyaka no kubyumva ngo mba numva nahita nihana. No, mind igomba guhinduka, tukagira imitekerereze yindi ije muri Yesu Kristo yonyine, tukamenya ko Yesu Kristo ari we kuri kw'ijambo ry'Imana, Yesu Kristo ko ari we nzira, Yesu Kristo ko ari we jambo ryonyine tugomba kuzuza imitima yacu, imitekerereze yacu n'ubwenge bwacu byose, kuko ibiri muri twebwe nibyo bizasohoka bikagera. Imana ibahereza umugisha. Rero mwakoze kuza kubana nanjye no kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahereza umugisha. Ndashaka kugira ngo dusengane Imana. Tugomba kugira kuko spirit of the Lord, spirit umwuka w'Imana uri muri twebwe niwe uzaduhesha guhindura imitekerereze. Mu gihe umwuka w'Imana ataraba active muri twebwe, ntabwo umwuka w'Imana we receive. There are some people muri twebwe twakiriye mwuka wera twaramwakiriye na hano arahari. Where you are, the Holy Spirit is there. Umwuka w'Imana arahari, ariko he has to activate. Umwuka w'Imana agomba gukorera muri wowe, to activate. Kandi gukora nta kundi, kuko uko usoma ijambo ry'Imana, mwuka wera icyo abashinzwe no kugira ngo akwereke. None ukuri meditating aho niko mwuka wera akwerekera uburyo hari revelation yindi, akwereka new revelation, akwereka irindi hishurirwa ryiyongeye kuri bya bindi waruzi, none ukagenda wiyongera. So rero ndagira ngo dufatanye gusenga that the Holy Spirit wumva uvuge ko wowe muri wowe munda, muri wowe amazi y'ubugingo atemba ava muri wowe, ari muri wowe. So agomba kuva muri wowe, umwuka wera ugomba kuva muri wowe, ugatangira kuvuga, ukavuga mu zindi ndimi, ukavuga warangiza ukashobora no kuprofesayinga, kuko umwuka w'Imana ibyo byose niwe ubidukoresha. Umwuka w'Imana iyo yeze imbuto ntabwo nibuka mane Betani ari kutubwira ngo ngiye neza ngiye imbuto zanyu zibonye, ntabwo ajya kumbaza ngo ese wahinze amaronji kandi uri kubireba ko ari amaronji. Ntabwo wambaza ngo mbese iriya nivoka kandi ubibona ko ari voka. No, ahubwo wowe mwukuri muri wowe za mbuto abantu bazazibona. Kandi umuntu ntabwo ari urya imbuto, ntabwo urya imbuto, ahubwo abandi niyo bazisoroma. Izo babonye nizo baza gusoroma kuri wowe, kuko wowe already ziri muri wowe, they are filled in you. So ndagira ngo dufatanye uyu mwanya iminota mikeya yo gusenga. Dusengane Imana. Ushyire microphone yawe kugira ngo imitekerereze ihinduke. Tugomba kuzura ijambo ry'Imana. Speak in tongues. Can you speak in tongues and speak with understanding? Ube muri understanding. Ntabwo ari iby'umuntu umwe, ntabwo ari iby'abaposo, ntabwo ari iby'abapastors, ntabwo ari iby'abavuga butumwa. It is for everyone that is filled with the Holy Spirit. Umwuka wera ntabwo ari abashumba n'abakuru b'itorero n'abaki. Umwuka wera ni uwacu twese, kuko Imana ni yacu, ni data ni uwacu twese twamusigiwe. Open your microphone dusengane Imana. Rio da shatire bosansi cyubahiro dasha. Ndagushimye kuri myiza kuri bosando karabo. Repetina de zango, la de repetire bosando kana bosada, rebelkando la daya bosa, ninda munina ndasenze imana n'izina ryawe, kwenye ko nta kindi dushobora gutuma duhindura imitekerereze y'ijambo ryawe, usibye kuzuza imitekerereze y'ijambo ryawe, kuryibwira amanywa na nijoro, kuryibwira amanywa na nijoro.
Koriano Sakoriano Kotire Bozando Karabosande izina ry'Imana kugira ibya Kristo yonyine nijyana abantu ku bugingo ariyo yonyine aribyo twazi kugira ngo twinjira mu mitekerereze Imana yacu yahabwa icyubahiro kandi mwakire impano zose zizanwa na Mwuka Wera zigomba gutangira gukorera muri mwebwe. Buri muntu wese wakiriye Mwuka Wera, impano za Mwuka Wera zikora muri mwebwe. Ikibura ni uko activate them kugira ngo zikore kandi imitekerereze igomba guhinduka ihereye mimbere muri wowe. Uko usoma ijambo ry'Imana ukumva iki ijambo ry'Imana rikuvuga, bihere muri wowe in you kugira ngo uzabashe no kubibwira abandi. Ntabwo tubyiga hano ngo tubyigumane, ahubwo uzabasha no kubibwira abandi byamaze guhindura wowe, kandi abantu bazabibona ko wahindutse. Ntabwo ari uzajya kubabwira ati nyamara narahindutse, no, ahubwo hari abantu n'ubu ngubu turimo kwiga imitekerereze y'abantu ihindutse rwose. Muri ibi byumweru bibiri tumaze turimo kwiga, iki cyumweru n'igice tumaze turi kwiga imitekerereze, guhindura imitekerereze. Hari abantu rwose batangiye guhinduka, batangiye guhinduka kubw'ijambo ry'Imana. Imana rero yacu ihabwa icyubahiro. Thank you so much for hearing for the word of God. Better asubirana microphone yawe, akoze.